Inshuti bavandimwe mudukurikiye, abari ku mpera y'isi, abari ku migabane itandukanye, abari Amerika, Aziya, Oceania, Autrichia, mu bihugu by'Abarabu n'ahandi hose, turabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Namwe abadiaspora mudukurikira ku mpande zose aho muri, Imana ikomeze ibane namwe mu mirimo yanyu ya buri munsi, mu byo mukora bya buri munsi. Kuri Bwira Yesu TV turabakunda kandi turabasengera umunsi ku wundi ngo Imana ikomeze bakomereze amaboko, kandi ibimane igitegura n'imitego iyo itegwaho mutareba. Yesu abaho umugisha. Ikiganiro gifitiye insanganyamatsiko igira iti ni iki wakora kugira ngo ubeho ukenewe uzasaza ukenewe. Icya mbere ni ukubaho mu buzima, ukabaho mu buzima bubereye abandi umugisha utabangamye. Kabiri ni ukutagira ishyari ngo ugire ishyari rya bagenzi bawe kuko ishyari ribyara icyaha. Gatatu ni ukubaho ubayeho mu buryo bwo kumva ko wowe ukwiye guhindura aho uhagaze ugahindura n'ubuzima bwabo muri kumwe. Hanyuma icya kane ni ukuba ubayeho mu buzima bukora iterambere ryo kwiteza imbere, kandi ukabasha no kuba wabera abandi inzira yo kugira ngo ubuzima buhinduke. Hanyuma gatanu ni ukubaho mu buzima bureba amakosa yawe ugaharanira kuyakosora kugira ngo ubashe kuyavamo. Gatandatu ni ukubaho mu buzima bushobora gutuma wowe ubwawe ugira igihe cyo kwitekerezaho ukisubiramo ukareba. Karindwi ni ukudaheranwa n'amateka ayo wavukiyemo cyangwa se ayo wasanze barakwatuyeho. Umunani ni ukubaho mu buzima buri hejuru bwo kumva ko hejuru ariho ugomba gukorera, kuko munsi hakorera abanyantege nkeya. Ugomba gukorera hejuru, ugomba gutekereza ibintu biri hejuru, ugomba kumva. Icyenda ni uguharanira kubana n'abantu bari hejuru bakurushije imitekerereze kugira ngo imitekerereze yawe igende ivoma ku yabo, kuko byanze bikunze uko ureshya niko utekereza. Ariko niba ubasha kubana n'abantu bagutse, nawe ugira imitekerereze yagutse kandi ukabasha kugera mu kigero cyaho bari. Byanze bikunze umwuka wawe uhagaze ni wo mwuka w'icyo uzaba cyo. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda yavuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Bishatse kuvuga rero ko ikirere uhagazemo nicyo uzabigenzurire ku mwana. Umwana avuka asanga ababyeyi bavuga Icyongereza akavuga Icyongereza, yasanga bavuga Ikinyarwanda akavuga Ikinyarwanda, asanga bavuga Igifaransa akavuga Igifaransa, indimi zose ziriho. Ni ukuvuga ngo aho uhagaze biguhesha no gukurura ikirere cy'aho ngaho uhagaze. Niyo mpamvu rero turi muri iri jambo ryo kuvuga ngo ni gute wabaho ukenewe ukazasaza ukenewe, ukarangiza urugendo ukenewe. Hanyuma rero uyu munsi nkaba mboneyeho no kubwira abantu babona amahirwe barangiza bakayabona baciye mu nzira zibagoye, biyushya kuya bategereje gutabarwa, ariko barangiza bakarangara bakanyagwa. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo agaciro k'intebe wicayeho ukamenya utakemerewe kuyicara. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo agaciro k'intebe wicayeho ukamenya utakemerewe kuyicaraho. Rero ni ukuvuga ngo iyo umaze guhagurutswa ku ntebe utemerewe kuyicaraho nibwo umenya ko yari ifite agaciro, ariko iyo uyicayeho ubyemerewe mu gihe cyawe uba ubona ari ibisanzwe. Amahirwe rero ugomba kuyagumana kandi ukayakomera, ukayakorera n'uburinzi. Ntabwo urwego uriho cyangwa se aho uri n'imirimo ukora ntabwo ari ibintu byapfuye kuza, wabibonye wabiharaniye. Nubwo wabyita amahirwe, ariko byanze bikunze habaho igihe cyo kubitekerezaho no kubyifuzaho, indoto zawe zibikugezamo. Rero ni ukuvuga ngo agaciro k'intebe ukamenya utakemerewe kuyicaraho. Nshuti rero muvandimwe, ukwiye kuba mu buzima buharanira kumenya agaciro k'intebe. Wowe ukibasha kuba wicaye kuri iyo ntebe ugakumira icyatuma uyihagurukaho, kuko iyo uhagurutse ku ntebe kuyisubiraho birakugora. Hari umuntu umwe wamamaye twigeze tubana, agira izina rirakomera, ariko rimaze gukomera akajya agenda yisanisha n'abantu bose bashoboka, kandi bituma abonekwaho umugayo rimwe na rimwe
simvuze ngo ureke kwisanisha n'abantu, ariko bikorana ubwenge ku buryo umenya icyakugirira ingaruka. Icyakugira ingaruka, icyakuzanira amakuba, icyakuzanira ibyago. Hanyuma ndamubwira ariko ko Imana yakuzamuye ikakwamamaza ikakugirira neza nta mashuri ufite, kuko yari yarambwiye ko afite amashuri 4 ya primaire. Ndamubwira ko nta mashuri ufite, Imana ikakwicazanya n'abakomeye, ikakwicazanya n'abaminisitiri, ikakwicaranya n'abakomeye, hanyuma warangiza ukabaho mu buzima butamenya yuko ahantu ugomba kugenda warimbye cyangwa se wubakiye izina. Ukwiye kuba wizera ko ugomba kuba maso kugira ngo utazabona uwo murimbo wawe cyangwa se uwo mwambaro wambaye utazahura n'umuntu yarangiza atakwifuriza ibyiza akagutera urunyanya rwamenetse, rwarangiza rukakwanduza. Rero hari igihe urimba ukagenda warangiza ntube maso, kandi mu buzima ni urugamba. Mu buzima ni urugamba, warangiza wabona icyakuhumanyiriza izina cyangwa se icyakwangiriza amateka yawe, warangiza ukirinda. Rero ubayeho mu buzima bwo kwitwararika kugira ngo rwa runyanya nihabaho hagize n'ujya kurutera, uba uri hafi kurwikinga kugira ngo rutakwanduriza isura y'uburiwe. Murimbo wawe cyangwa se uwo mwambaro wambaye utazahura n'umuntu yarangiza atakwifuriza ibyiza akagutera urunyanya rwamenetse, rwarangiza rukakwanduza. Rero hari igihe urimba ukagenda warangiza ntube maso, kandi mu buzima ni urugamba. Mu buzima ni urugamba, warangiza wabona icyakuhumanyiriza izina cyangwa se icyakwangiriza amateka yawe, warangiza ukirinda. Rero ubayeho mu buzima bwo kwitwararika kugira ngo rwa runyanya nihabaho hagize n'ujya kurutera, uba uri hafi kurwikinga kugira ngo rutakwanduriza isura y'uburiwe. Muzihangana rero, nkunda kuvuga ikinyarwanda, kandi umunyabwenge cyangwa se umuntu wese ubasha kuvumbura kumva icyo nshatse kuvuga aracyumva. Ni ukubaho mu buzima bwirinda, ukarinda aho uneshwa cyangwa se ahantu hose hagutera kubonekwaho umugayo, kugira ngo uzasoze urugendo watangiye utabonetsweho umugayo. Rero ntabwo rero umwanya ntinda iri jambo cyangwa se iki cyigisho ntanze, ni icyigisho ntanze nshatse kugira ngo nkubwire ngo agaciro k'iyo ntebe yawe wicayeho ukamenya utakyemerewe kuyicaraho, kumira inzira zose zatuma uhagurutswa kuri iyo ntebe, kandi ukashyirwa mu gihe cyo guhagarara utazongera kuyicaraho. Kandi byanze bikunze nkubwire ngo niba ugiriwe amahirwe ukicara kuri iyo ntebe, akantu kaba gakomeye, uzi ko atari wa mbere bo yicayeho, haba hafite abantu benshi bayicayeho, kandi inyuma haba hari n'abandi bateganya kuyicaraho kandi bashakisha kuyicaraho, ndetse icyubahiro ufite kuri iyo ntebe n'abandi baragikeneye. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo niba bagikeneye, rero ugomba gukora mu gihe cyawe. Ntabwo bivuze ngo iyo ntebe uzayigumana, ariko kora mu gihe cyawe. Numara gukora mu gihe cyawe, ukora ibikwiye kandi bijyanye n'icyatumye uyicaraho, hanyuma wirinde ikintu cyatuma iyo ntebe uyihagurutswaho mu buryo bw'umugayo, mu buryo butuma isura y'ibyo wubatse wicaye kuri iyo ntebe byangirika. Rero ukwiye kubaho urinda. Kera bajya guhaca umugani mu kinyarwanda ngo imfubyi ipfa ikuze. Hari igihe ushobora kuba waragiye kuri urwo rwego ukagera kuri iyo ntebe ukomeye, warahuye n'amateka akomeye asharira, ariko wamara kugera kuri uwo mwanya warangiza ukirara ukibagirwa, hanyuma ugasanga igitabo cy'amahirwe cyangwa se igitabo cy'ubuzima bwawe Imana yasohoje, cyangwa se nawe ubwawe wabonye waruhiye, ukabona kirazingazinzwe, kirangije kishyizwe mu bubiko nawe, cyangwa se kibikuriwe abandi. Hari abandi bantu nabo bafite igitabo kimaze igihe kibumbye, ugasanga kirabumbuwe, icyawe kirabumbwe. Rero ibyo byose ni ibintu bikwiye kubaho, ukamenya ko amahirwe yawe ni ayawe, kandi ugomba ko ni wowe, hanyuma ugomba no kubaho nkawe, ugakora nkawe, ugakoresha igihe nkawe, kuko nurenga gukoresha igihe nkawe byanze bikunze hari undi ushobora kuza agakoresha igihe cye kimugereyeho, kandi cyawe kikabonekwamo umugayo. Kandi ibonetse umugayo mu byo wakoze, utakaza icyizere mu ruhame rw'abagabo, mu ruhame nawe ubwawe urigera ukigaya bitewe n'aho wisanze. Yego rero Imana ibaha umugisha.